Ikibazo kimwe rukumbi gikomeje kwibazwa ku mihanda y'Inyarugenge kiragira kiti ese nibyo ko Said Lugumi yasimbuje Mutesi Jolly Alliah Cool? Abandi bati ntambero hombi yambaye faranga koko. Muzehe Lugumi aranze abakobwa b'Inyarugenge bamecera n'abahinduye nka boxer mu kabati ke neza arabahinduranye uko bitekereje. Umwe atari ko se kuki afata abakecuru bonyine, abandi nabo bati cecekaho gishira ibyara n'igishira amazi. Amba uyu musaza watujemo nagati kabi, umva sinshaka ko dutinda nakana gato. Edimani shimwe mwamunsi kati ni breaking news gapapu kandi umushoramari uzwi muri Tanzania Lugumi Saidi wari umaze igihe avugwa mu rukundo na Jolly Mutesi yaciye amarenga ko yabasigaye akundana na Alliah Cool. Lugumi Saidi wari umaze igihe agaragaza urukundo afite Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016 kuri ubu nta kirimo anakurikira kuri Instagram. Uyu muherwa wari usanzwe akurikira konti ebyiri kuri Instagram harimo ubucuruzi bwe n'iya Jolly Mutesi. Kuri ubu yakuye Miss Mutesi Jolly mu bakurikira amusimuza Alliah Cool. Ibi byatumye benshi batekereza ko iby'urukundo rwa Lugumi na Miss Jolly byarangiye, ubu akaba ugasiga acuditse na Alliah Cool. Mvugira uti acuditse na Alliah Cool. Mbese mu magambo abiri nako interuro ebyiri ngo Lugumi asiga akurikira konti ebyiri zonyine, imbunda ze hamwe na Alliah Cool. Jolly muraho kandi neza muanze mwihangane basi baherega muri business na politiki oyasha ahubwo nimwe bagira bati inzigo y'imbero ihozwe indi. None Alliah Cool niwe mwiza kurusha Jolly? Umva iki kimara ngo ni nitwige mwamusi giswisa Edimani kiti iva muri uyu nguyu yitungukira mu ndi mwobo mudukubo kiti ndavuga imbeba njya mbona muri iyi nzu yanjye nimuka nzashimana nukuri. Ayiwe imbeba ni yihe nako ninki yasohotse muri nde nako muwe ihingukiye muri nde? Ubwo usubize nawe nturi umwanaga. Turi i Kigali mu Rwanda uretse gatoya, niba utamuzi reka tumukubarire kuzita indwara zananiranye nibo zananiye. Uyu wazikoro neza nk'ubufindo mvaka kantu indwara nka diabete, hepatite, urushwima, ibyimba byo munda, amibe na hypertension azigira amate kugasigara uri mu ryerye. Bimwe biteye ubwoba nk'amashitani, amarozi, inzozi mbiwe n'inyatsi dashira akoro mu kanya nk'ako guhumbya ugataha unyuzwe nk'ihe no gusiragira mu baganga. Ukundi niba uri umukobwa cyangwa umumama imihango idakama no kuribwa mu nda ni ibintu toto kuri we, uti niki bisaba? Ni kimwe rukumbi kandi cyonyine nukugana muganga Sarongo. Ahubwo mu gihe urimo wandika nimero umva nakangaka ese umugabo wawe nta kibasha gukora ibidudu neza wo mwashakanye haguca inyuma oya ngo inkoresho yawe ntihagije inagutera isoni warikinishije waribwa ibyawe birahera. Ibyo byose igisubizo ni kwa muganga Sarongo. Kuba biburaya Amerika Aziya cyangwa andi muri Afrika musabwa kumwandikira byonyine hati kandi buherana amahembe na nyabingi kibyongera gutinya kukundi. Ntuzagire isoni zo kwivuza nyagwa y'indwara itaragiye isoni zo kuza kukwivangira mu buzima. Yewe nyaruka ku FECK maze wivuza ubundi dusigasira amagara nyabona. Jolly Mutesi umukobwa utatuyembye kubarusha mwese Miss y'ibihe kandi byose umerwekazi wabyigize ku ngufu nabyo bikamukundira bikemera nyashi conze mbye. Ifoto ni kwa kwera itako ni tomati. Alliah Cool kandi umwana wavukiye imisozi miremire ariko agakurira mwakagame mu Rwanda. Ubwiza si inkuru ibyo ngo mujye mubyibaza kuri babandi bandi, ahubwo nawe wakuze uzi ko Alliah Cool ariwe mukobwa ukize mu Rwanda nkanjye. Umukinnyi wa gatatu mu nkuru ni Said Lugumi, umucuruzi w'imbunda ntiwazicuruza utazikoresha, umusaza w'umukire kurusha Burundi bwose amvanzemo n'ise banyahari. Abarundi ni mwihangane murakize nuko mba ntebya n'ikimenyimenyi perezida wanyu wiyororera bifkera n'ibifkana ingurube n'iminyoro kutatubwiye ko ariyo Edeni ntimukabyegereze umutima. Ahubwo Said Lugumi umusaza ugiye gusaza neza harya umwaka ikuza undi nta cocktail kwitako nta bikunda nta vanga imwe kuri imwe nako harya umwe kuri umwe. Mushiki wanjye umwungeri ngo hari icyo yisabira Alliah Cool. Mwamuzi kati muvandimwe Alliah Cool dore habanjeho Jolly umusimbura none nanjye nkusabye ntakamba ngo ukoreyo bwabaga uzaveyo unshizeyo nkwijeje ko nzahacana umuco nanjye nkazategura neza uzansimbura isaranganya kuri twese. Gira umukire munyarwandakazi, gira umukire munyarwandakazi kandi se ahubwo gira imbunda munyarwandakazi. Ese we ubu Jolly batandukanye atakamukuyo basi ka pistoli gato ko kwirinda ntabwo yabura ubwenge umwana w'umunyarwandakazi. Ubwiza ubwenge ubukire arjo Alliah Cool we rata waturande byose bikomatanyirije hamwe. Nge mba kwa Jolly mwese murabizi Jolly niwe wanjye. This is Jolly.
Miss Mutesi Jolly kimenya bose mu bwiza karemano, yego ni karemano ntugatume nsubiramo, ariko Jolly babeshera ko inzu ya miliyari yuje Kigali atariye ngo ni ya Lugumi, byahise ko batandukanye ngo kandi kera bati Jolly yabyaye mu ibanga rikomeye, ni mwamutenda se basha na kubundi bibarya he kubyara byohe. Mutesi Jolly yanzinya na zimbwa z'inyarugenge ibye ngo bipimira hanze. Jolly kimero ntabagitira yice kirabateteza, haratambuka bakarya indimi uti bande batonarita nyuma y'inzu ya miliyari, imodoka miliyoni 500 nyuma yo gufata irembo, yewe na nyuma y'uko amafaranga yari yatumye yemera kuba umugore wa 4 wa Said Lugumi. ngo urumva ari ibitanje ubwo se ari kujya Dubai abaro bakakunya mu kanwa cyangwa bakaguha imisega yabo ikakurongora nta na protection no kuba umugore wa 4 wa Lugumi. urumva ikizima ari iki uti byose nama ntuza mwishashi umutabusyane bwitumera nibyo utarwa cyangwa rwaza indwara imwe muzitwi zitavurwa abayumva ari ugushenga uzi kuri bwo nabizi ko utazakira enda nkwifashize nkuzane muganga ko nushyira ku murongo ibyagoranye arakumva akagufasha ndetse akagutandukanya n'uburibwe n'icyitwa agahinda. ni muganga ukoresha imiti ikomoka ku bimera umva se icyitwa diabete urushwima imihango idakama ikibazo cy'inkoresho n'agakeka cye ku bagabo byose bikora nk'ubufindo kuri FECK hepatite prostate hypertension umwijima inzoka n'ibyimba byo mu nda udasize n'indwara z'uruhu utamaro zibite yabiwera n'amahembe n'ugukanda buto rimwe ugahita wamuryerye reka bimwe bya infection mu myanya y'ibanga warikinishije icyo ntikiri ikibazo namba ese nk'ubwuzi ko no mwashaka niba guca inyuma byo twitahura jama uwakuroze nawe turamukwereka ibyibwe twigaruza mu kanya nk'ako guhumbya utari kubwo ni muhenda oya tukuvura hafi ku buntu neza neza icyo ukora ni kimwe cyonyine andikira nimero cyangwa umpamagare ikirenzeho abari mu mahanga namwe twageraho byose ko DHN ufate ibikorwa bacu mu imbere cyane kutugana gusa bingana no kubaho. Until next time. Yego nyuma y'ibyo byose ngo mwarugu umutanga amakwaca Jolly yasanze ari umusaza kuko mbese ngo ahani yashatse gutangaza kubw'impamvu z'umutekano waho ngo nta diru irimo ahita muhibye umusaza nawe yimwiza imoso atyo. Sasa ngo Said Lugumi akikuda inzobe nako utuzungu yahise yishumbusha akazungukazi kandi ngo byari mu rwego rwo kwimura kuri Mutesi Jolly. iyi nkuna yibwe n'umutari utwara Jolly ngo Mutesi Jolly yasabwa kwemera kuba umugore wa 5 nabati kwica manero ntibikunda muze ariko ari nashonje. Jolly akibyanga Lugumi ati ndakomeza nihimure kikurenge umuzungukazi nahagije kugira ngo nkwereke ko uri hasi ndafata Alliah Cool iwanyu mu Rwanda maze ndore Alliah Cool imwe babwira nti mushaka amafaranga mwe abahungu mwe abakobwa mureba barongorwa n'amafaranga ntabwo ari imbere hozanye ni mwe muzizeritse wakagozi mushaka ibiceri. Alliah Cool ngo bakimuforoyinga message ya mbere ijya kwa Lugumi niyo yiyandikiye ati Hi Lugu, thank you to follow me. I have followed you back. Erega biko ko Alliah Cool avuga mu minembwe sha abana kora diru zimbunda akajya zigurisha twirwaneho awe turibaza ngo Lugumi niwe kibazo kandi ari umuherwe kugira abagore 5 subundi bitwaye iki. Jolly kuri nyashi artificiel ye yaranze Alliah Cool kuri nyashi naturel yati ntacyo bitwaye nge ndaba n'uwa 7 uwundi nyere kumbunda nihere twirwaneho isekura abahungu ba Kisekedi. Reka bombe ya Kayonza yo ngo yabiboneye inyito mwamuzikiti kera twayaga tuvuga ngo umujena kura mundi ubu hano ni ikizungereza igikuramo ikindi bwanikuyemo setitu anga Alliah Cool agubanyije umwana w'umukobwa. ibi bintu katubyijandike mu bundi abakobwa bakuze ariko batatuye fresh kumecerana bitari byo batira na Said Lugumi n'imbunda ze bihagaze bite ninde utsinze ninde uhomba ninde uri hanga ini jimu ubwo nayo njomva ndi empereur kuwejwe ryurangwa ku FECK nti kubaho nuko nyine twatunyeraka ku muvuduko nka FECK urangara gato ugasigara. Jolly nyirita kwa mubeshera ko risumba yandi nawe akarigendera yatambuka giterera mu mugongo igiki baza bene wanyu nyamara umunyarwanda hambere agize ati nyirambigize mbizi turasanga ku giti ubarwanga kuvati turaturanye nejo nzongera nkahatanyuzwa arangije ongera ati burya rero ubugore Samuel kuko ni hene irayagira muri make ubugore sinyashi ko bisa myiza zigira manini kwarusha ubundi bamwigira ibiki ahubwo rata Miss Mutesi Jolly avuka ari ku itariki 15 gushingo icamagana cya 1996 mbese ndavuze ngo ubungu afite imyaka 29 nawe uri kumucikaga uretse ngo ko bitakigezweho na gato gushaka reka ngo ibyo ngibyo ndijyo bakina abakobwa bisobanukiye wapi ntibabikozwa. yavukiye muri Uganda nubwo umuryango ukomoka birasirazuba mu Rwanda hitwa Ikabarore ariko ngo muri Miss Rwanda yaragarariye uburengerazuba ibyo byihoresha giva ku mishinga ya Prince Kid. ahubwo Jolly muri Uganda niho yize amashuri ye y'incuke nabanza egere no nkubwira abana bize kandi bakiga neza amashuri y'incuke yayize ku kigo cyitwa Baby Angel na Sari School
ayisumbuye yasasanuye ku kigo cya primary school kugera mu mwaka wa 5, hanyuma mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza awiga mu Rwanda ku kigo cya Remera Academy ya mbere. Sinzi niba wumvise ibigo ariko banza yarize ayo ngayo hari. Kadukomeza urugendo rwe uragenda usobanukirwa. Kagarama Secondary School warayumvise, ntabwo wakwibagirwa kandi ahantu umuyango wakimeye na DJ Brian yize pe, iba muri Kicukiro. Aha rero no yize ikiciro rusange tronko mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yacize muri King David Academy. Ahangaha niho Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elisa nawe yize. Ndavuga ubu bapfuye Prince Kid, aha niho yacengebeke ibijyanye n'amateka, ubukungu ndetse n'ubuvanganzo, histoire, economy ndetse na literature. Ubwo kandi gasurinye ko no Kate Bashabe yize yarangije amashuri yisumbuye 2015. Ubwo amanota ye bite Jolly ko ari umuhangara ni intyoza ni isasu yakwica yakumira mu bizamini bisoza amashuri yisumbuye yagize amanota 67 kuri 73. Ureke abana yo mina bamuhita ndetse n'abaveve bafunikira abandi, yewe ibya kaminuza byo ntubaze da ngo yerutse atangira mu cyitwa SFB 17 umwaka umwe ahita bisubikira aho ngaho kurangiza nako gusubukana by'ubwo buriya tuzamenyeshwa. Ubundi se ni ingenzira habaje ibyawe sha. Mutesi Jolly yarangije muri Makerere University mu byitwa International Relations, ariko ngo yabyigiye online. Sinzi niba uri gushuna neza, ahubwo buriya ngo ntuzamutumire mu byitwa kudebatinga yagusebya. Icyitwa debate Rwanda ngo yakibayemo igihe kirekire mu bimbere, ibihembo yarakusanyije yarabimase. Nyina umubyara yitwa Ingabire Immaculée, ntumwitiranye na Transparency wacu apana. Naho se akitwa Serugwire Rwabudeyi wa Mushi wa Rwamarage Rwandirima wa Mushikazi wa Semugazi wa Kigeri wa 3 Ndabarasa uya ko umuhungu wa Kigeri Rwabugi. Jolly kandi akaba umwana w'umuherezi mu muryango w'abana 6, abakobwa 3 ndetse n'abahungu 3, yitwa Mutesi Jolly. This is Jolly. Utinzuye tuyivugeho oya wimbwira ubusa wo mwamusiki we ngo akimara kwitegereza neza amashusho y'inzu ya Miss Jolly n'ibyo atunzwe nuko agaragara ise yibaza iki kibazo. Ati ese koko Imana yaturemye kimwe? Niba ari yego kubera iki abantu bamwe bakira cyane abandi nabo bagakina cyane? Tugane muri comment ntawuhejwe. Nanjye nti nikoye Mungu se uragira ngo yungukire hehe? Ahubwo debra kagafoto. Iyi ni radio 10 irabaza ngo guess who is this person. Nukoresha 5G urabona ko yari Said Lugumi uri kwirira kana kakanyane pare shane batari Sri Lanka. Umukecuru nako umwari dasingiye kuzizwa kuri sawa. Iyi divorce yaje mu gihe kibipe disimbunda agiye kuzera twirwana no kubera Jolly gusa wihaye byo kwihagararaho ngo ntiyaba umugore wa 5. Ubundi bijya gukomera byahereye aho ureba nako ubonye iki akabyusha. Alliah Cool agira ryashyira agafoto ke kwita ko risatuyemo inge n'agatuza gaconze biziri ko sabosha Imana ruswa ku mbuga nkukasanzwe bigenza. Umusaza nawe yamanuke muri comments n'irari ryinshi rimwuze mu mutwe ashyiraga kwise keza muri make urukundo ruragurumana. Urukundo ni yare ibintu ni bombo shokora. Umuntu agubanyije undi ni mutabare. Alliah Cool ni kuru kabisa, ariko se kuru ni muntu ki uretse kwavuka ikongo kwa Kisekedi ngo nibuka ko ibife na disikere muyungu ukomeje kurigwa agaramye kubera ishuri ritari irye yigize nyiraryo ngo arirwanira da. Byibuke mwana wa Pimudo disikere makavuga ko ari amabati yo muri Kongo. Alliah Cool ni muntu ki utubundi akora iki? Ngo akina filime mwana, nanjye sinzireba ariko ngo arazikina gusa ngo zirebwe n'abanyamahanga gusa. Hari Alliah Cool izina rye ry'ukuri ni Isimbi Alliah, umunyarwanda kazavukiye iyi Kongo ariko wamamaye cyane nk'umukinnyi wa filime, umushabitsi akanaba ambasaderi w'amahoro mu muryango w'abibumbye iki cyitwa UN. Akavivuza ikaramu itukura. Dore ibintu by'ingenzi bimuranga nshingiye ku bushakashatsi nikoreye ubwanjye. Icyambere muri sinema, Alliah Cool umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye mu Rwanda wabyanga wabyemera. Mu mwaka wa 2024 yatsindiye igihembo cha Best Film Star East Africa mu bihembo bya East Africa Arts Entertainment Awards. Ngaho se kiramanise iki ngiki azo bagitangira wapi? Icya kabiri mu bushabitsi, Alliah Cool azwiho kuba umerwe kazi ufite imishinga itandukanye kandi ukunda kugaragaza ubuzima buhenze luxury life. Ifoto igira ico ikubwira. Icya gatatu urukundo rw'umuryango. Alliah Cool afite abana 3. Uti ibyo ngibyo mbikuye hehe? Umvinjajwa nkuru nako umotari mukuru Kazuka Bosi atwifashiriza. Umotari mukuru uyu munsi namukurikiranye mwazuka bag muri Facebook. Kazuka Boss ati yigutinjije iragutegera. Abenshi twibwiraga ko akiri inkumi, ariko Alliah Cool umubyeyi w'abana 3 cyakoze nakomeza atera imbere n'ukuri. Nyuma yo kudaherwa n'urushako yarakoze cyane adacitse intege yubaka inzenze cyane muri Kigali. Abakobwa bose cyane single mom mufata isomo hano atabayisomosa. Icado agakora ubukwe na Rugumi Saidi.
udutima. Ikindi ni inshuti mu myidagaduro, azwiho kuba inshuti y'abahanzi bakomeye barimo Zebeni na Austin. Ikindi ibikorwa by'ubuntu, azwiho gufasha umuryango we, aho nko mu 2023 yahaye umubyeyi we imodoka nshya yo mu bwoko bwa Hyundai Tucson nk'ishimwe. Umva mu minsi ishize nako mwaka ushize yagiye iwabo ku ivuko muri Congo abaha umuceri bro. Icanye umuretse kuba azi gutanga kurusha Jolly, ni umwana mwiza. Yahaye Tycoon Ndahiro ikiganiro muri 1-on-1. Dusoza akadusozanye n'ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere ni ca brada ntazigo, ni brada wande mwamuzi ati ubundi usibye ikigare n'ibihuha by'itangazamakuru niye mwumvise Jolly na Lugumi bahamya ko bakundana. Kuba umuntu following undi ntibivuze kumukunda, nanjye ntiwamukane. Abo bose nanone byabaraga twika ibintu Lugumi akaba abashaka gutwika mu kare gusa ngo imbunda ze muzigure nako ngo mumuhahire. Uwanyuma nge n'umukarani wa Nyamugogo tubaza ni Keminike undi wemera ati Mutesi Jolly we mukobwa dufite mu Rwanda ukize kandi utariyandaretse. Nge n'umukarani tutivana ibyo peti, ufite kwiyandarika metase, ufite kwiyandarika metase. Reme gisa n'intwari weze kuzashaka umugore ukora isenari twagikomba ati uyu mugabo mukwiye kumushimira ku musanzu atanga mu iterambere mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Tanzania. Nkwibutsa ko Lugumi cyangwa se Lugumi Saidi Hamadi ari umuherwa wavukiye mu gace ka Mwanza muri Tanzania mu mwaka w'1972. Nuvuga ko ngo afite imyaka 52 y'amavuko. Lugumi yavukiye mu muryango wa Kristo gusa nyuma aza guhinuka yibera umusilamu. Uyu muherwe nta mashuri ahambaye yigeze yiga, ngabe yajya kwiga hanze ya Tanzania ko yize amashuri 7 abanza yonyine. Amashuri 7 abanza niyo yize. Ico kintu gisurinye kandi ukomeje. Nk'abandi basore bose bashaka ubuzima, uyu mugabo yabaye umuntu utunganya inkweto z'abantu, azitera imiti zigasa neza mu gace ka Mwanza aho yavukiye. Gusa nyuma hagana mu cya 1990 yaje kwerekeza Dar es Salaam ajya kwakomereza umwuga wo gutunganya inkweto z'abantu ku muhanda. Muri uyu mujyi yaje guhurira n'umukobwa wahoze ari umukuru wa polisi muri Tanzania witwa Saidi Mwema. Lugumi yaje kunda n'uwo mukobwa, urukundo rwabo rurakomera kugeza naho bashingiranywe, babana nk'umugore n'umugabo, bafitanye abana yarara. Mu mwaka wa 2011 abifashijwemo na sebukwe Lugumi yatangije kompanyi ya Lugumi Enterprise icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gucunga umutekano, itumanaho n'ibindi. Abakiriya babo ni ibigo bya leta n'abikorera. Mu mwaka wa 2016 ikompanyi yaje kuyikimenya bose ubwo batsindaga isoko ryo gushyira imashini zisuzuma ibikumwe by'abantu fingerprints kuri station zose za polisi ziri mu gihugu ca Tanzania. Babishaka yabo ka $17 z'amadolari y'abanyamerika. Uyu mugabo igitangaje yigeze gukekwaho kugira uruhare mu icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, byatumye akorwa iperereza n'inzego mpuzamahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Yagiye avuga ko kandi ibikorwa byo guhotera abagore, gutera inkunga ibigo by'amashuri, gucuruza intwaro binyuze muri kompanyi Tactical Defense Limited n'ibindi bigiye bitandukanye. Uretse kwa Lugumi Enterprise rero yamamaye, ariko uyu mugabo hafite izindi kompanyi zitandukanye mu gihugu, aho kuri bafatwa nk'umuherwe ukomeye muri Tanzania ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Akaba ari umuntu umwe mu bavuga ikijyana. Icyakora nubwo avuga mu rukundo na Alliah Cool dase na Jolly imyaka 29 y'amavuko, tutazi niba baratandukanye kuko ndagira ngo mbibutse ko nta makuru agaragaza ko yaba yaratandukanye n'umugore twagarutseho haruguru. Ikindi kandi ntawe yigeze yemeza ko akundana na Mutesi Jolly, nkuko ntawe yigeze atangaza ko akundana na Alliah Cool. Murakoze nuko dusoje. Imana y'u Rwanda n'abazibanyi batazima murahorana murabeho until next time.